Surprise! Wow! She did. No way! Bahubatse gute? Harasa gute? Wow! Oh my God! Look at the flower. Ukuntu bazishyize no kuri gupfukamaza. Baseri nyine haguruka nese urakomeza gupfukama. Twarashaje. Twarashaje. Yare ukunda byo zimeze. Hano nahanze na Regis. Ari mu rugushi. Ni wacu. This is a home. Wow. So rero mu rugo agomba kuba asa neza. Byose ni Imana yabikoze. Kino giti nagikuye muri Qatar. Reba igiti natumije muri Qatar. Kimeze urakizi bakita gute? Iki ngiki? Yego. Bibi sinari wazi guse. Niza churu cyane umuntu wakodesheje uri. Icyo kumva katari cyashyize. Bibi wande kuye. Ko nubundi twageze ntiwabone. Bibi ndakuye. Surprise! Wow! She did. No way! Bahubatse gute? Harasa gute? Wow! Oh my God! Look at the flower. Ukuntu bazishyize no kuri gupfukamaza. Baseri nyine haguruka nese urakomeza gupfukama. Twarashaje. Twarashaje. Yare ukunda byo zimeze. Wow! Ndabyo ni nziza. Kandi urakabona gute? Akaye. Kama. Akusebe umva mubwiye. Ije. No uri kureba hanze. Iminsi nkwepa. Nibi ngi wari ugiye. None. Turi muri construction. Baby urante. Papa yabonye. Musa ayo mapove abaho. Abaho nese ikona ari iki? Ese mba atandukanye n'ayandi. Atandukanye n'ariya yaho tuba. Ndakuyobewe se. Ndakuyobewe. Wow. N'amakaro meza. Ibintu batureba izo ndabyo ntabwo turagera muri interior. Ntabwo turinjiramo imbere. Nese de twanshyiraho n'indabyo. I mean wanshyiramo n'imboga. Iki gitura kinakita gute none akarima k'igikoni n'itegeko. Ugomba kuba ufite mu gihe uzakimwe. Nose akarima k'igikoni ndetse ntabwo bazirya ntubizi. Ngenda zikunda ariko nkunda imboga dodo. Ngabwe no mubaza igiti kimwe niba uko bakita. Kino giti nagikuye muri Qatar. Reba igiti natumije muri Qatar. Kimeze urakizi bakita gute? Iki ngiki? Yego. Ntabwo nyizi. Nta nubwo wakimenye. Iki se? Uzafata igihe uzabyiga n'ubundi uzabana nabyo ngwino tujye mu nzu banze waje kamatsiko atarashira nagitumije muri Qatar nyine. Oh my God. Wow. Harahindutse ntabwo amenya ko ari hahari. So here is the finished house. Ntabwo impamvu wari umaze iminsi umwepa ngo uretse ngo uzakora bla 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 bla. Baby no way. Ntabwo bishoboka. Baby sinari wazi guse. Niza churu cyane umuntu wakodesheje uri. Icyo kumva katari cyashyize. Ntabwo bishoboka. Uzi ko izi ntebe ziva Dubai. Kamure mimwe. Kwicara ahantu hamwe ariko ujya ubasiga. Bibi ntabwo abana ari ahacu. Bisi ni ahandi. Hano ni mu rugo sheri. Zimeze gute rero? Uyashaka. Zahita zisaza nta n'imyaka 2 twazicaramo nakubeye. Icaramo neza. Niba rero. Sheri sabwe ko zikunda se. Bwiza kuri kumara mu ijoro. Bashaka muhembiki. Muhembiki? Uzambyarira abana musa. Zakubyarira abana badusa. Uzi ko izi ntebe mu Rwanda zidahari. Oya zirahari. No. Zirahari sheri. Bibi no. Zirahari. Nge narasacinze umva ahantu zigurirwa ziva ni Dubai. Ni komande nyine zitumiza ariko nabone barazifite.
seriye nuko n'abandi barazifite pe uko ya interior design umutipe wakanyubakiye ariko ni umuhanga pe wamenya hariho iki rero mama uri mama hano n'ahanjye na Regis ari mu rugo shiri ni wacu this is a home wow so rero mu rugo agomba kuba hasa neza byose ni Imana yabikoze ntabwo twe nk'abana b'abantu twabyishoboza ko birahenze shiri wanjye amazi n'akantu gatako akaye ese byose ushaka kubireba rimwe sheri congratulations to us ngo mbonye ko waramaze iminsi uri busy mu bintu bya nyabyo nari se ubundi wari uzi ko naba busy ndi mu bindi bintu bibi koko thank you ko waduhaye ubushobozi tukubaka inzu yacu mugabanya akagura ibikoresho byiza byo mu nzu usomye Imana ko ariko tuvugira nk'ibintu bibaho tuvugira abandi se kubasenga abandi ni kubasenga shima Imana nyine shima Imana nose gushima Imana no kugira protocole nyinshi yigo isengesho rikuvuye ku mutima sinishimye ngayica cara basi uruhuke cara hano basi cara hano ayica shema uzi ko ndushibira okay kanjye kwica oya nta kibazo kanjye hano ese uwo uzana wicara ndumva nashyushye natogose karibu rero ndatashye ndageze mu rugo wiriwe ute madamu harimo n'ibitanda birimo nyine niriwe neza umva rero ni gutya zajya uza utashye uvuye mu kazi welcome mugabo mwiza noneho mama naza kudusura cyangwa abashyitsi ni karibu mama nimwakira ibyicaro byabo muranywa iki tubakiriza iki muri firigo hari fanta hari ji hari amazi yego harimo ibintu byerekeranye n'amashampanye si gutyo amashampanye champagne ntabwo muri firigo uyazijyamo ndabizi na wayini ugiye kwakira umubyeyi ababyeyi ntiharimo ababyeyi banywa akawayini kari switi barimo n'abashyitsi nyine n'abashyitsi ubundi kuvuga nyine muri rusange ubundi ninyakiza ntigenda gutya ugenda gute nese ingendo ntabwo ihinduka uzajya ukomeza ugenda gutyo buri gihe gutya ni kugira ngo nk'ababyeyi batacishamo akajisho abo niba nyine nawe ubundi mbakire ku meza yacu meza wanjye yakoresheje oh my god sheri reka mubwire imyaka yose umaze ukora ntabwo wavunikiye ubusa ariko hari ikintu wibagiwe nibagiwe iki umugabo yatashye ariko ntabwo uramukora n'inkweto reba ndacyambaye inkweto zifunze kandi nicaye muri salo hariya nazikuye yego urumva ko iri ngiyi aba ari ikosa umudamu ashobora gukora kandi twakuze tubona ababyeyi babibakorera reka bebi nyine nari nashyushye reba nzanye na nyoko bukwe oya ndacyambaye inkweto muri salo nyamara bamaze kubaza abandi ibyo kunywa wanyibagiwe bebi ko nyine uzikuramo unanganiriza ku mubyeyi we uzikuramo unanganiza ubwira ati akazi wiriwe gute wiriwe gute mugabo akazi kari kenshi akazi byagize gute ariko ubuzima nta forumire bugira hari igihe nza ntarakaye hari igihe umunsi umuntu aza yarakaye cyangwa yanarwaye nasi ubona uzajya uzarakaye nzajya mbigenza gute turaganira none wamara kunkuramo inkweto ngahita nguhobera bwinshi wanjye neza mugabo mwiza nanjye nayo kumbe bivuye n'inyuzura inyuzura tuvugana ubwo si ibyo ngibyo byabaho bibaho hari igihe nyine ugira nk'akazi kenshi cyangwa ukagira inshingano nyinshi zo mu rugo ukabira kumurikira nta kintu wazima ukamubona ingamba zimana kuyitambaye nafite akazi kenshi nafite akazi kenshi
Kurutanza akazi kenshi ntekereza nyine igihe ndi bugerere mu rugo nkagutegurira iki ariko ndabona twinjiranye ihangane hano tugende ujye gukora imyenda ijye muri dushe woge nanjye mbe negura ikintu nyine cyo kurya no kunywa. Maze kuganira na shangazi. Shangazi ndi kukureba ibintu byinshi umaze kubimubwira. Shangazi turaganira. Swariye. Cyangwa n'ibindi. Ntabwo nanjye turi kumwe. Ubwo nje n'amaboko gusa. Tugende kuyizana. Ngiye kuyizana. None se ko tugende kuyizana. Ubwo mwite ngenda nzane silipa. Murakoze silipa n'ibindi nzane gift. Murakoze gift. Hama. Ndamushimira. Ikigezi wewe rero kwashimira umugabo atari. Shangazi nzafite ishuri. Ndetse bashimira gute? Icara azakuganiriza reka buriya byose araza kubibona. Ushaka ko haraganiriye n'abakuru? Icara. Okay. Amanzi njyane mpe. Ni kimwe nk'uko nanjye ntemere kuza ngo mpite ndyama. Igo. Ubanza gukora iki? Urye ki? Ibiryo bisanzwe. Ibiryo ari byinshi. Hari oya. Oh my god. Ubundi twicare tuganire. Tumara kwicara tuganire tuvuge ku ki? Tuvuge ku byerekeranye nyine ukuntu umunsi wagenze. N'ibivaho dusangire. Nitumara gusangira tujye kuryama. Yego. Sibyo? Yego. Tujye kuryama rero. Tujye kuryama kakaye. Sisa ndabona najya no mu rugo ngo menye niba ari n'umuntu wahanyuza akakubaza izina kugira nangire menye niba Indesamba zizi. Niba ruyenzi ndi butangira ngashyiraho sekanyote ku gipangu. Wanye ko bibaza ariko buriya. Hano aboro ikintu cyiza. Narabahunze. Naje kwibakira hirya ya Kigali mu nkengero. Cyangwa mutazandagera umugore n'abana ayindi niki. Nta muntu waturaga dore. Ariko abarozi barahari Abashiki benshi kabisa. Hari abantu twabaga duturanye tukumva bimukenga ngo Bugesera. Ari Bugesera hajya haba abantu kabisa beza benshi ariko n'ababi mu nkengero cyangwa baba hari. Ukumva bari mu Bugesera barashira ni izina ry'Imana. Gabadibara nta muntu urunga umurozi. Nta muntu urunga umurozi. Erega hari indi Imana ariko natwe tugomba kwirinda. Cyiza cyo kuriyenzi ni heza. Hano ni heza kandi haratuje. Ariko hari ikintu nabonye ntarinzi hari inganda nyinshi z'amayoga. Yego pe. Ase zino nganda zaje ryari? Ni za kera tu. Umuntu wambwiye ngo ni za kera ngo zageze ziza kera rwose mbere ukuntu. Yego. Icare ko nk'umushyitsi icara unarambye mu ntebe. Umve kumeze neza. Nta kibazo rwose. Uri mu nshingano zanjye. Burerega yuko bwarangiye ibintu byose byamaze kuba. Sinjya. Ukuri. Shayi biro mfite birahagije mwana wanjye reka ndeke kukwica. Wenda bizi nawe turuharega. Ntago ari kwanze kubikora. Uwo mubyibuho wanze kugabanya. Mubyibuho nanze kugabanya se. Wanze gukora siporo kugira ngo mutananuka. Ye nanute bavuga yuko byagucana. Ngo urugo rurimo inzara ariko burya biravuga. Kandi bavuga ko umugabana nawe kukwitaho. Ariko iyo wibyibuhiye. Burya ikiwe kutanarya ahubwo. Nyine ntago ndi ariko uyu mubiri ni mwiza uyu mubiri wica abadayimoni benshi. Umubiri wo kubyibuha wica abadayimoni. Ubwo abantu babyibushye dusuhuzanye. Okay. Ubwo twe abadayimoni batugenda. Abantu babyibushye ndabasuhuje. Abantu rero bajyaga bibaza ahantu bigeze. N'abantu bajyaga batubaza bigeze hehe. Dari surprise kuko twagombaga kubanza kurangiza kugura ibikoresho kubaka bitarangiye. Hari n'ibyo mba ndi gutekereza nkumva nanasara kabisa. Ubwo hari umuntu nishyuye bari bamumpaye nzanira imitako nagombaga gukoresha amavaze yarandiye tu. Ntabwo yigeze hakuzanira. Kubaka harimo ibintu byinshi cyane. Harimo ibibazo umuntu arakurya nyine kandi ugakuza. Ndongera mbigura bushyashya. Kumva bigura bushyashya rwose. Ariko uko biri aho bigeze ni byiza. Nano bigeze birashimishije kandi biranahagije. Ariko mu minsi iri imbere tuzagenda twongeramo n'ibindi gake gake. Urabona haburamo ikirero mu rugo. Hano haraburamo amafoto yacu.
nizo mafoto araza batarayafotora nyine. Micro-ondes irahari, firigo irahari. Micro-ondes nibonye mbere gushyushya tu. Ariko aze nta nubwo ushobora kwigira akabanga. Micro-ondes nibonye urebye mu nzu akabanga iki none se ngo micro-ondes irahari. Micro-ondes nyine irahari. Micro-ondes irahari. Mu mvura urabona hari n'imvura nyinshi cyane muri iki gihugu cyacu. Yego. Nzajya ngira. Nzajya mba nicaye ndi kwirebera agafilime. Imbeho neza nshyushyemo icyayi. Nshyushyemo icyayi muri micro-ondes ibyo ntibibaho. Ongera ibitekerezo neza. Ibitekerezo neza se. Tuvuge nk'urugero. Tutagishyize muri Clemence. Kirimo mu ijagi cyangwa se mu isafuriya. Ukora tugishyira mu itasi. Ugafata agasahani ugashyira hejuru ya tasi, ugafata itasi ukayishyira hejuru ya sahani ugashyiramo. Ntabyo narinzi. Uragura umuturage niba ubeshya abantu babyandike muri comment. Nese ubwo ngira rizi ko icyayi bagishyuhiriza umuntu ashobora gutasubiza kuriya. Nubwo wari umuturage ntabwo uzi icyo micro-ondes ikora. Yanjye micro-ondes nzi ko bashyiramo ibiryo. Bashyuhirizamo ibiryo, snacks, ibyo. Bagashyuhirizamo n'ibintu byinshi ishyushya ndabizi. Byose birimo amata. Ariko icyayi rwose. Ego. Cyo ntabwo nari. Ahubwo ni nabyo bya mbere. Ariko se umuntu nakurusha ibyo mu gikoni. Ni nikosa bikurusha n'abambaye babagabo b'incyanozi. Kurusha ibyo mu gikoni. Bikamugi. Nabwo yacu ari rukira. Ariko rukira ava abakobwa beza ndabizi. Cyane. Ni mu cyaro ariko abakobwa beza. Yego. Tuzabirebe. Genda proud iwacu. Ndabizi. Iwacu ni rukira mu rugo iwanya bari iwanyu nta kintu wakora. Iwanya bari iwanyu. N'isundi iwanyu urahindura ngo bigende bite. Nubwo umuntu yabona ubushobozi agakurayo umubyeyi cyangwa ababyeyi. Basura bakurira y'iki ubundi urankura iwacu gute. Niba abana bacu bagomba kuvukira hano sibyo bavukiye ku Ruyenzi. Nibyo Ruyenzi muri Kamonyi sibyo akwiyegereye Kigali. Ni ngombwa zo bagari cyangwa ngo nabi Kigali. Ariko n'ubundi nabi Kigali. Nese ngo kwambukanya barubona inoti ngaye. Nabi Kigali kuko papa wabo ni umunyakigali. Oya papa none yavukiye mu murwa hagati arahakurira arahiga arahasoza. Ahubwo abana banje bazaba abanyamugi. Ndabanyamugi n'ubundi. Abanyamugi cyane ariko urumva rega busirimu rega n'umwana bwivukana cyangwa ababyeyi bakamubumuha ntago simumana ahantu umuntu avukiye none se. Oya nagare ngombwa ngo ahantu. Uvukiye buri muntu wese uvukiye ahantu heza. Buri muntu wese arivukira. Nyine kagamaze nk'akantu. Nk'ubwo umuntu avukiye ahantu heza. Ariko gasanga ababyeyi ntago ari abantu nyine kuba umusimu nta ngora bisaba amashuri. Ni akantu kaba kakurimo. Cyane. Ni abantu mu bana bagusirimura. Kuko hari n'ababa barize bafite n'amafaranga ariko atari abasirimu. Ari abantu bivukira abasirimu kabisa. Urugero. Bareba ukabona. Urugero. Wowe. Ese ntago wize. Ntabwo wamenya ko ndi umwana wo mu bitoki. Shaka gukunda igitoki pe nawe ukunda igitoki. Shane bya. Ariko reka tubivugane hakiri kare. Ngewe unizajya witakira igitoki. Iyo ntekera ibindi bintu ku ruhande basi. Haje ntabwo ukunda igitoki. Ibirayi. Amateke n'ibirayi. Hanjye amateke ndayakunda. Cyane cyane ariko amateke. N'imyumbati. Ubundi umara gutaha. Hanyuma ntabwo uzakubwira nawe. Sinzi kuvuga nawe ngira ngo uranze. So nkirira n'ibiri igitoki niba ari cyo wateguye gusa nibwo nzajya nkiri. Oya nzajya negura n'ibyo urya n'ibyo ukunda. Igitoki rwose cyo uragikunda. Shana ibyo biryo byanjye. Bibaze ko n'ifiriti urya ifiriti y'igitoki. Nuko. Wahita kwivuga kuri kamera. Reka mbivuge nuko nzi kugikunda. Ese ni gute ushobora gukunda n'ugukunda igitoki. No kuri nkunda igitoki. Nibyo biryo byanjye pe. Ariko ni n'umugabo jone twari turi kumwe nawe wo mu burasirazuba namwe agakunda igitoki. Ndabitegereza nawe n'igitoki. Igitoki kiryo kumva. Ukumva umeze gute? Ntabwo ati numva ngikunda kabisa. Ese ko twebwe bakitugaburira. Igitoki ni cyiza gituma amara yorohererwa. Akoze kurya umuceri ku manywa. Ejo karya kawunga ejo karya imyumbati. Uzi ko utagombye kurenganya umuntu uri kurya ibyo bintu by'imiceri kuko twebwe tuvuka hari imiceri yazaga mu mashashi sinzi ukuntu bayita. Mu mashashi. Yego. Hari imiceri yitwa niba porridge niba ari ibiki. Bazanaga mu mashashi. Porridge? Yego. Niba ari ya porridge ni igikoma ndakubona. Porridge ni igikoma. Ariko wanda porridge ari umukiri sinzi. None bakayizana bakayiduhereza. Bayiguhaga batitaye ngo bimeze gute akaza amakompasiyo twaduturanye na Pam. Family
UNHCR ego isa na pate jaune tukirira ibintu by'abana by'amafarini kabisa byemeze byonyine hano gushyama agatoki igitoki twarakiryaga ariko gakeya akigitoki kiraryoha ariko ntabwo gikunda ariko uzagikunda fa kuba tugiye kubana uzagikunda ubwo nubona ntakiri seriye nyine nsigenza tugaseka igisambo cyatera tukajya kwihisha n'akazi kawe tujye kwihisha se gute igera mu gitoki nasigenza kikugaburira buri munsi ega buri igitoki sureba shaka utagikunda buri igitoki kirya bitewe n'akaboko kagitetse rero umwana w'ikibungo nzi guteka pe noneho byagera ku gitoki cyangwa umunyigi umunyigi urawuzi n'amagi akaboko katega igitoki kera si mama wanjye n'umusiri maze guteka mama wanjye bamujyanye mu gikoni afite imyaka 7 akiri muto azi guteka ibintu byose kandi nanjye yanjyanye mu gikoni afite imyaka 7 rero urumva ubwo n'umwana wacu igitoki nubwo kitaba gifite ibyo birungo mu gikoni afite imyaka 7 byose gusa gufatira kuri ibi wagomba kujya amagi ufite 5 nakunkubitira abana kubera iki byo gukubita abana tubivuge hakiri kare nk'umwana yiziye yakoze udukosa muganiriza uzigenza amajyamo kubitira ivuna igufa ni igorora uzigiye nkazajya mba hari akanyafu ndakemera sibyo hari akanyafu kubita umwana gatoya ukamucyaha ariko kubita umwana cyane nk'uko twakubiswe sawa nuko imana bajye badukubita turahomba naba ntarabyawe nora mubyeyi w'umumama ubwo ni ntabadonze nzaba nzi ko nanjye ntadunzwe uzatuma nahaka ujye bakubita naje none ubu nzubwira ibintu byabo nta kibazo ariko twara hari ikigo numvishe ejo bundi yaravuze ngo hari ababyeyi bahereza homework abana akayikorera umwana akabona 0 none ikigo cyaravuze ngo abo babyeyi nabo bagiye kubashyiraho amahugurwa kugira ngo bajye bigisha bimwe mu bintu bigisha abana babo kugira ngo abana batazajya bongera kubona 0 gusa ababyeyi tuzajya kwiga babona 0 gute nyine ababyeyi dukoresha abana homework abana bakabona 0 none ikigo ejo bundi cyarihandagaje nabonye ku gihe kiravuga ngo ase nibyo cyangwa ni za nkuru zawe ibyo inkuru ziba zihari ariko njye mvuga inkuru zihari aravuga ngo ni ukuza tukiga wabibonye ku gihe yego birahari ngo ni ukwiga uburyo uzadukoresha abana ho mu mwaka bose umwanya agenda umwana mwigisha kabiri gukuba kabiri nanjye nicare byiza uzajye ntago ni umwanya nzawubona hagiye dukoresha abana ho mu mwaka ugasanga abana ahubwo nibo uzajya uzajya kucyana n'ababyeyi ntabwo nazajyamo ndabona ngiye kujya ngutuma ntabwo mwanya nawe ubona ngiye kujya ngutumamo kandi no byose no kumvikana ntabwo tugomba kubana tutumvikana niba ari ikibina tugiye kumvikana ni wowe ugomba kujya mu kibina nzajya nicare mu kibina ni umuntu w'umugabo nicaretse cyo kugabana gishikuri ubu ari abagore twakicarana nze najya ngira isoni ndetse ubwo wowe ni gute wajya mu kibina cy'abagore gusa uzajya ujya mu kibina cy'abagabo ikibina cy'abagore n'abagabo baba bavanzwe wenda kose ibyo ariko hari ikibina cy'abagabo oya nta kibina cy'abagabo abagabo ntabwo bashobora kugabana abagabo uzi ukuntu ari abanyamahanga cyane nabyiza kibina ni ukwicara bakavuga ngo njye nashyizemo 50 muri kiriya cyumweru nijya gushyira n'indi 50 kirimo 20 kirimo 10 ari amafaranga ariko agira akamaro ari amafaranga y'ikibina agira akamaro atuma abana bajya ku ishuri ibina birafasha pe fasho ibina birafasha cyane ariko noneho umugire ngo ndi umuntu w'umugabo maze kuzana imvi muraguye tumaze kubana gusaza bizihuta umugabo w'imvi tumara kubana gusaza bizihuta umuntu uri kugutega gusaza yabigumanye wenyine ariko tuzasaza shiri kandi gusaza si bibi aho yagira mu basaza ndimo c'est vrai tuzasaza imyemerere yanjye ntabwo inyemerera gusaza mite nsana Casanova ni kuri Casanova ari gusa imva ahantu hose yani mite nsaza ariko afite imva ahantu hose ariko mu maso urabona ko afite itoto itoto igitoto naryo mbi arabura imvi ariko itoto naryo ni urarifite cyane shiri wanjye aracyabura akantu ko kurira ku gihe ngahe wogere ku gihe urire ku gihe ubyukire ku gihe akantu ko koga kabiri ariko ko karakomeye kagora abantu benshi kandi n'itegeko nimugoroba n'ukoga nubwo wataha utaryamye nubwo wataha nyine utageze ntukarabe byagera saa 5 za nijoro ahantu numva nyine bikomereye ngiye kwita icyayi nuko ntakunda koga amazi ashyushye yego ariko nzajya nyoha ntise wakora iki ese inzu sifite inuza amazi ashyushye ngiye ariko sinyakunda yego harimo rwose ngiye nyakunda nijoro noneho banakinye sitari neza ndaje nyikwereke gikoresha umurasire w'izuba
Wigo. Kiba kiri hanze uvoma amazi. Uzambaza ngo ikimbonye hejuru y'inzu bashyizeho n'igi. Aho umurasire ndawozi nabandi umwana warukira ariko simenye umurasire. Ese umurasire w'amazi ashyushye ni wuzi cyangwa se umurasire ucana? Ndawozi. Ntabwo umurasire ucana inzu ari w'amazi ashyushye. Zaba abantu bazi mu rugo ko iwacu tudafite uwo murasire. Ikibazo. Umurasire turafite. Umuriro utarahagera. Umuriro utaragera mu rugo. Yego. Twari dufite umurasire. Bizaza kujya kugana n'abo bantu ba kera. Kuko ubu hari umuriro. Nubwo hari umuriro ariko n'umurasire urahari. Ariko ntabwo nese n'ibindi dutandukanye. Gusa mwemere ngo twe twatufite naho twigeze tunagira. Umuki? Umurasire. Wapi? Nise ko muri abo mu musanzwe ukabura ukagaruka. Baragiye nk'umuriro waburaga turi kureba match za Arsenal kera, turi match za Chelsea, Man U, Real, Barcelona, derby za Danje. Na Man City dohoza ku mutima. Ubundi umuriro ugahitubura bagiye gutera penalty bamaze kunganya. Turi umubyeyi wabaga afite umushiha, wabuze ko ari nk'icyaha wakoze bya makare. Byata kudunda. None natwe tugiye kuba ababyeyi. Natwe tugiye kuba ababyeyi. Ariko ntabwo nzakwita abana. Guys, tugiye kuba ababyeyi. Bindi kure pe. Shaho ukuntu ukunda abana disi. Twabasha no kubakubita. Genza abacanye. Petit, azakora kabiri bivuga ngo papa yabivuze. Bazayireba iyi video. Suko nashoboye kubakubita. Ni ibintu bidasaza. Suko nashoboye kubakubita. Ahubwo hari ukuntu cyakubarira mu buryo butandukanye nuko twarezwe. Narakubiswe buriya abana. Mwarezwe nabi ahubwo uzabarere nkuko warezwe. Genza abadumba. Ukajya ngo turapfuye no byari bigikemewe. Je nawe nkunda gukubita abana, sibyo? Ariko mu minsi iri imbere ndi kubona turi kwerekeza ahantu heza. Uzajya kubita umwana bahita kwaka indangamuntu. Uzamubitira abana kabiri barakuze bahita kwaka indangamuntu. Wagubwene igihugu kandi uri umunyarwanda. Nise muri Amerika ntibabikora. Je nabiko nyine Amerika se ni umwana bakabagarura. Sasa none ni umubitira abana. No mu Faransa ngiyo kubisa umwana bahita bajya kugufunga. Ni gutamfunga wambuza uburenganzira bwo kudunda umwana wanjye nagiriye kugise. Kumugira kugise bivuze kumukubita umwana ga n'uwa leta. Umwana n'umugabo akaba n'uwa leta. Hanyuma wamugire kugise? Umugire kugise. Yaramutijwe. We ntabwo yitwirwa umwana buriya. Ahubwo yitirirwa amaraso. Akuziko. Guwiki. Ibyo ni umuco niko binanditse. Byanditse. Ukuvuga ngo uzanye ko igitabo byanditsemo. Igitabo cy'amategeko se unagikura n'amategeko nanjye ubwanjye biravugwa nyine bivuga ko umwana ari umugabo. Bibaze kubwira buri kimwe. Umwana n'umugabo ariko akaba n'uwa leta. Leta imufite ubushobozi. Hanyuma umugore no guterwa inda akajya akavunika amezi 9 akavunika imyaka 2 yonsa amabera murya n'iki byose nzuko ukakumwana wawe naguteshaga umutwe no wawe narinzi uziko nari guhita njya kuburana uri kuburana gute uziki ibitambwira gutyo na mva nari guhita mamagara Ken sinamutabara sinamutabara kabiri rero bakaba ari babinsobanurira sinamutabara kabiri rero kasi bashiti bawe wanjye kabisa Angelo papa Angelo ni mutabaro na papa kakuza ninde Charles muri za Charles Nickens Nickens yegabura n'amazina yiwe muri abbreviation kakuza nkuriza Charles Nickens afite n'amazina meza bwana witwa QN nyir'ubwo ngo warihimye ni QN ni QN afite akazina kagufiwe nta abbreviation QN ala NG ala NG QN amazi yo kunywa amazi arimo yarimo narayazanye siyo ndimo kumumuka genda ntari kumuvugisha yazanye Davor. Abantu bose rero umenye ko ugomba gusiba nimero zabo. Wow. Zanira amazi. Tuzongera naguvaye nguze bikeya kugira ngo uzaze twongeremo ibindi. Ko guze nimero byawe indi. Byose nyine. Cyangwa shabazana abakobwa mukanywera amawayini. Nkabazana hehe? Iyi nzu ubonye twinjiyemo bwaka ngayo winjiyemo. Tangiye gufuha. Tangiye abakobwa se abakobwa baje bavuye he? Nakwigana nabo.
ugiye kuvuga kuzani wikwigamba kuzaniga abantu bumva nabyo natse ubuhungiro ariko babyumve zana amazi ariko mada uri gutinda iri kwakira umugabo ubikorana umutima wose nyaboneka sinza kubabariza umutima madare mbese kutaririmba Shyiramo indirimbo shyiramo yabwo ndirimbira nkubaze ushyiremo indirimbo ariko nayo ishyiremo reba no kora amazi wayujuje ariko mada ariko Zama aya ni amata serekera. Ndekere sinakureze. Niba amazi unzaniye. Aje ngo agiye guha umugabo baramupakira ari ibiryo barapakira amazi. Yego umugabo no uri. Icara aho ngaho. Icara aho ngaho. Kumari se niri hariya munsi kuri radio kuri kara ka Bluetooth. Okay. Shyiramo indirimbo. Shyiramo akarimbo ka Remy. Ese kuri kunywa ayo mazi nkaho. Ese kwanyujura ijoro ryanga ahita ameneka. Baby unywa nta muntu unywa amazi ngo akureye ikirahure adasoje. Ukuntu udakunda amazi. Ibyo ntago abakire babikora. Ugomba kwitoza ko nk'abakire no mu gihe kiri kuyashaka. Hame indirimbo za Element ariko niba nkubwiye ngo shyiramo Element, shyiramo Element. Shyiramo Element. Sinza kuba mama darling. Ariko ntago ari uko yaririmbye. Ntago ari Element igeze ari. Yaririmbye gute ngo waririmbe? Je nagendana nawe. Indirimbo irimo. Ngayishyiremo ntari. Urayibagiwe akanya. Umva. Nonese bibi. Ugeza volume nyine hari. Best. Gonde umva kanze baby. Shyiramo akavolume gake ariko. Ariko rero singiye kureba ndamakiza. Ngiye kureba iki se none? Uri umusirimu cyane pe ariko hari ikintu mbonye udafite. Ikiye so nafite. Kanumvaga ko byanga byakunda kirimo. Ikiye? Nido. Urabizi ko umuntu uzayizana nese nido ndayizana ariko none se none uzaza nta kintu uzanye se icyo bitari buzanyizana. Mana yanjye. Ngo dutume ku muhanda. Nizo mushusha amazi nimwera agacyayi. Ariko aho ngo harimo nuzi y'abarokore. Harimo Heaven wayiza nimwe y'abarokore ubona yari irimo hano kabisa. Diba champagne Heaven irimo y'abarokore kabisa. Zero alcohol. Kande. Agashya? Dore icyo ushoboye. Fatira agashya. Sinza kubabariza umutima Magdalena. Sinishizemo. Ugeza volume nyine. Sina. Oya kuririmba byiba rero. Ndananiwe. Azwise mbishyuye. Oya, nasubiza icyo kundusha. Reka tubyine indi imwe. Oya. Ugashaka imwe. Ngiye kuryama. Cyo kuryama? Nusura naryama? Ngiye kuryama gato. Ndaje.
oya nawe usigana n'inkeneye cirana nagize nembuze ko ngiye kuryama ngiye kuryama he gusa neza mbere ko harimo ibyuma ngiye kuzana amapinja ngiye n'imyenda yanjye narayizanye narayizanye bitari kubeshya narayizanye pe iki ntabwo usubira wese ngenda njya gukodesha ntabwo naba naravutse nkodesha ngo nongere kumurika nkodesha byarangiye ahisho yeah I'm the landlord hano bamba baratwikije bagiye batwirukansa ugiye kwibera landlord shabundi ni landlord w'inzu yanjye wese ubwo igikurikiyeho nanjye no kujya kuzana iyanjye hehe Maria yari yabaye kurashyuha icara hano nyine najye nabanzanye mike nkaba nshyize ahangaha ndi nkazayizana ko maze bizavugwa hehe iwanyu bazavuga ngo iki ese bazabimenya gute icara tuvugane kuri icyo kintu yakuzanye yawe reka nanjye nzanye iyanjye ese turishyingiye noneho hajya rero kamera ndiho nyine icara wansuye ntabwo wansuye bisanzwe nahise nari nabyibagiwe iriho rwose bino bintu muzabikata ntabwo bazabikata bazabirekiremo oya reka uzabikureho bino biboro oya nimuzabikureho